kirakaye kano gasa n'ubwatsi bw'inka. Unyemerero ngo iki kibindi cy'intwererano ko batwerera soko mutifite intwererano y'umuco n'ijambo ry'Imana iyo turisomye ritubwira ko ufite azongererwa twaje kongera ibintu mu bindi none urongera ibintu mu bindi kugira ngo igitaramo kwerera byo ni umuco hanyuma abafite bakongererwa iyi ni intwererano 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 ufite ibara ntari buze kuvuga si inzoga si n'ubuki ariko nimwakire intwererano nisenye murenga turenga nuko turayishimye nijye mu zindi hanyuma ugenda umbwirire ndababonye urutoki rwe Muhire na kwa Hamisi ndetse na Maritini tuhaye umugisha mushimire mwafura hanyuma ugenda uteke mu byimbo niba ntango yatetse bakomere dukomeze dusangire Muhire Imana sinakora ikizira buriya ngo hari ikizira kandi mu muco wacu tugira indangagaciro na kirazira ngo ntawaturaga umugabo umuture inzoga imwe iyo waturaga imwe yitwaga itubye hanyuma rero ifite iyo twakangaje ku buryo budahungabanya abizera n'abakirisitu ntabwo yatinze ku rusenge urabizi ko iyo nywa nawe niyo duhuriye mu gitaramo kenshi waretse simputura imwe kugira ngo itaza kuba itubya kandi uri imfura nkongera nkaguhitira wari unabimbaje ngo mbese bazanye imwe gusa ntabwo yakabaye imwe hanyuma ndagira ngo nkubwire ko mfite ubutumwa bw'umuryango ariko kandi bugendanye n'iki gitaramo sinajya rero kuvuga ijambo umuryango wantumye mu gitaramo mu kimeranishanye Rwanda ngo nze kuvugira ku busa nyemerera iki kibindi iki ni ikibindi ni icya rubanza ki ndasaba ijambo iyi ni isaba ijambo yose ikomotse mu rutoki batanasi ni igitoki kimwe cyangwa biravangiye oya harimo intuntu harimo kayinja harimo gisubi harimo isiri ikomoka kwa Ruganzu yitabamo n'imwe ni kamwe bita indaya kandi ntabwo iwacu ntitwe ntiguterese na zindaya tubwiye amoko y'ibitoki ariko abazinyoye kera bavuga ko urubanza rwiza n'inzoga ari ukuyisogongera sibyo hanyuma tuyisogongere cyangwa oya ndagusogongerera by'umuco karenge wayitoye se yikura ikiremero kuraho kwa Maritini imikenke irahari yo ntukwitwaza imikenke uje iwacu ni ukuri turebe iyo nyengo saza baze kumfasha uhereye kuri iyi ukageza kuri iriya uko zigenda ziza tujya tumenya ibyazo yasi nagutera umugongo buriya ngo nta ntore itera inda umugongo utantera umugongo urantera inda kandi inda niyo mbi ntiyagufata nawe ntabifite isenge muteze yombi muhinga yewe ucuranga shyiraho urutoki turaza kugerera mu gitarama nibwo uri buze gucuranga ariko nisenge muteze yombi wari uvuze ngo ufite ubutumwa hanyuma reka nkubwire ngo turi kumwe n'uyu muryango n'izi mfura urutete rusarura amagambo ni amatwi ndagushimira muteze yombi mubyeyi Muhire tware w'umuryango wa Hamisi na Marite tubashimiye ikaze mwaduhaye tubashimiye ko muduhaye uyu mwanya kandi mutadusigiye tubashimiye igitaramo cyiza mwadutumiyemo ariko kandi mwaje kutubwira ko mufite n'ibirori hanyuma rero ibitaramo nk'uko wabivuze bitanu abanyarwanda duhuriraho natwe turabigira
na kimwe bozeho cyo kwibuka Bikira Mariya asubira mu ijuru, nuko tubisoma nubwo tutazi aho yari atuye, tukahumva mu mateka kuko Bikira Mariya si umunyarwanda, ariko tubisoma mu mateka, tukabisoma muri Bibiliya, twarangiza Nisenge biteze yo ngaho abanza ugere mu byimbo. Yego. Abo bantu bose muri kumwe? Turi kumwe rwose. Mwagendanye? Twagendanye. Mwatumamwe? Rwose aba babyeyi bose ndabari kunkoma kabugu. Cyangwa urababeshyeye? Ni ukuri kw'Imana sinababeshye. Impamo ya Mungu banyeretse ikimenyetso cy'uko ibyo uvuze ari wowe ubyivugiye wenyine. Ariko mwabimweretse nuko. Erega bari bagisenga bategereje ijambo tubwira. Amashyi nayo yabatuzemo ntiyarabari ku mutima. Ibintu uvuze ni ibyawe wenyine. Ariko uramponda sinoga no mu bagore mwagendanye numvise impundu z'abagore batatu bonyine. Nyamuneka impundu ni gatatu. Ikayi yitwa Musana murayizi? Ndayizi. Cyangwa Nkunda Amahoro? Ndayizi. Nkunda Amahoro ari n'indi najyaga mbona bandikaho ijambo ry'icyongereza ngo ni students, ndakivuze nuko Icyongereza cyakire. Izo kayi rero bazibahe? Yego sha banguka. Nisenge Uteze yombi. amaturo yose nabura kuyakira, nageza nimugoroba ntiyakira. Ndagira ngo nkubwire ko Duzana werusi warumbwiye uti ngo nyakubire mu ijambo rimwe ndasaba umugeni. Ndasaba umugeni kandi subira mu byimbo. Kuri kw'Imana ndasaba umugeni. Subira mu byimbo. Basubira mu byimbo ubundi tuganire. Nisenge Muteze yombi. ko winjira hano akubwiye ko dufite ubukwe, nkakwakira mu bamfasha gusabisha umukobwa, nkakwereka ibyicaro byiza uwo mukwe tuza kumujora tukamwemera tumwicazamo, hanyuma nabo mwagendanye mukabyemera, uhindutse umukwe gute usaba umugeni? Ukuri kw'Imana watubwiye ngo mufite ubukwe. Yego. Hanyuma kandi aho umukwe ari ni naho umugeni aba. None muhire wamfura we kuri inshuti yanjye, umuntu yakuzanira igisubizo kacyanga. Mpamvu nakubwiye kuriya, buriya akeshi umusangwa yakirwa mbere. Nasanze bankubana nabaje washimu n'abatofira banyakira. Hanyuma rero nibona ko ndi umushyitsi. Ibyo biterwa nuko tubigena. Ukuri kw'Imana nkizi cyane. Mu izina ryanjye Muhire ngukuye mu basangwa kugeza umushyitsi. Ngaho genda usaba umugeni. Nyamuneka mugira ngo sindogekaye. Byumvise by'umuryango. Muteze. Hanyuma niwe nkingi ya mwamba mwegamira mukema mwese. Ni ukuri. Mparaye icyizere n'icumu ry'umutware riba mu biganza bye. Ni ukuri. Wani ninde uritwara? Iryo ni iki? Nyir'ibiganda. N'iryanza abanyinshi. Irigahura. Iryo ni iryanjye. Irigahuranya. Iryo ni irya pasiteri. Iry'injonga. Naryo ni iryanjye. Ubeshyeye pasiteri atwara Bibiliya nta cyo mu mahoro. Niko ntawe utarigira. Ntabwo uzi ko ntazi ko Bibiliya ivuga ko ari inkota ya mungi yombi. Nisingi Muteze yombi. Ibigo bye ndabyumvise inshuti yanjye. Hanyuma ndababonye ndamuzi. Ni imfura
kandi n'ibigugere ntajorwa. Hanyuma uwo muhungu usabira rero mumbwire mwumve niba azaba umukwe ntazamugaye umugobe. Mbwira ibintu 5 bimuranga. Icya mbere yashokere ntizirumange, azashingira gisiribo. oya yashokere nk'inka ntizirumange. Icya kabiri yariharitse, ni umutunzi, aratunga, aratunganirwa, ariko kandi atunga inka akomoye kuri se. Ikindi ni umunyamugisha, umuntu hore yisasira gusenga akiyorosa ibisingizo. Mu bigero byo kwiharika ndabyumvise urabivuze. Hanyuma uburiza bw'imbuto yabibye yiharika yahawe nande? Ni se umubyara. Hanyuma nyina agakora iki? Burya iyo umwana atangiye, buriya ngo ikizakubwira ko umwana azaba umugabo nuko ngo iyo akura atangira kugenda yigera ipantaro ya se. Abari munsi ye rero nyina ajya abagenera imbuto, ise abagenera umurima. Nshuti yanjye, yego, nibyo urarifashe. se ndakubwiye ko urimpesha kumenya, bagukomera mu mashuka ako ndakamenya, bakavana gukomera kugira ngo azabe umukazana wabo. Tubaremere. Murakoze. Isingi muteze yombi. Muraho mubyeyi mubana. Ni byiza muganiriye neza kuko amagambo yanyu aryoheye amatwi. Nawe uragira uti ndabasaba umugeni. Ni ukuri. Nibyo rwose, iryo jambo ni ryiza kandi mu muco niko bigomba kugenda. Muri ikigunyisha bakakugururira, baguhaye karibu, icyizere kiba cyatangiye. Nabona kugira ikindi nkubaza. Yewe Masoni, ndebera ababyeyi nka bangahe baze bahwanye n'uyu mubare baze bakira ababyeyi. None se Nisingi, mutezeyo aba twabashingiye ko badaseka, abagabo babo bose baraye ku irondo iri joro. Niko bimeze? Oya baraseka. Baraseka, ntureba nyamuneka. Naringeze ngo abagabo ku irondo bose. Nuko bari bakikoreye, reka babature. Uriya uraza kubona n'inyinya. Ngeze ngo bageze iwanyu bagahora barara ku nkeke. Oya, kandi nzi ko iwanyu iri mu bemeramana. Iwacu nta nkeke zihaba. Aho babwire baze bandamutse. Bushacyanzanye Kabanyana, uraho ni amahoro. Hagarara hariya. Ngo ni mukasi. Uyu nani Nyiragaju? Yego, twamuteruye na mukasi. Nageze iwacu inka z'iwacu zabyaye amasinga. Uyu nani Mataka basha inkanda. Ni ukuri. Uyu ni Cyanzayire. Ntiwababonye ko ni Kibatega. Uyu we yageze iwanyu aba n'umusirimu udararebera mu mafaranga. Ni ukuri. Nyuma muhagarara ahangaha. Nisingi, muteze yombi. Aba bagore nshingiye uko bambaye, ni ukuri, ngashingira no ku gatambaro bateze, yego, bigaragara ko umwana wava iwacu akagera iwanyu atazatwarwa na rya tegeko ribu yashyizeho ry'abantu yo kugenda bambara ubusa mu muhanda. Oya, ni iwacu. Uwo mwana abonye abo babyeyi. Abakobwa iwacu ni beza cyane, ntibagira uburyarya. Hayiwe abakobwa b'iwacu, barakagwira. Geza aho ngaho, egera hino. Uyu mugore aririmba neza, aririmba nka Kamariza. Umushinde ni mukomere mu mashyi. Mperuka gusabisha umukobwa ndababwira ngo nibaririmbire ibihozo n'ibihumurizo turebe ko umwana azatora inganzi ihuga. Bampa umugore nk'uyu ngo naririmbe. Ngiye kumva numva arateye ngo jugumira uti data wa twese. Niba umugore nk'uyu aririmba jugumira, uwo mwana azaririmba iki? Ariko uyu mugore azi kuririmba ni mpamvu. Ni ukuri kw'Imana. Akira. Umugabo ari hano? Mushyira umubwire ngo sheri nzi kuririmba. Nisingi. Muteze yombi muhe. Shingi byo.
n'ibyo uyu mubyeyi yari akubajije. yego Ageze ati nisingijwe rwose yagerageje. Reka rero uyu ni mukuru wanjye kandi turuzuzanya. Reka musabe tugufashe tuguhakirwe kwa ba nyirasenge w'umwana. kabyara byaje Hanyuma ubuhake budaturutse mu mbere buciki bucikirago nshuti yanjye. Hanyuma abana b'iwacu bagira ba nyirasenge barenze umwe, ariko uyu munsi hateguwe shangazi Veronica. Shangazi ejo haguruka. Uriya niwe umenya ko abana b'abakobwa b'iwacu bageze ibigero. Ndagira ngo muguhakirweho rero, hanyuma naguha umugeni ubwo ni nyirasenge arabasenza. Shanga bariya abantu ngo bakugireho umugisha. Akira. Murakoze. Umwana wacu nk'uko mwamuvuze koko ni Musagasi. Hanyuma uriya mubyeyi nyirasenge niwe umenya abana bakubwa ko bageze ibigero. Ni nawe kandi ubajyana ku ruzi akanyereka inyogaruzi karuma ku ibere, ibere rikaza umwana mukakitwa umwangavu cyane. Hanyuma rero ariko iyi si isimbo y'imibavu, ahubwo no kubashimira ko bareze neza. Hanyuma rero reka uyu mwana w'umukobwa kimirane ugende ugere kuri uriya mubyeyi uyimushyikirize, kandi akongera umugisha kubona aguhaye wo kutazahera iwanyu. Usanga uriya mubyeyi aguhesha umugisha. Nisingi muteze yombi aho gera mu byimbo nkubwire irindi. Ndagira nkubwire dushingiye ku byo wabajijwe, kandi turi mu muryango wacu n'izi mfura turi kumwe. Buriya wabazaga twakubazaga bavuga amanota bareba ibyo wica n'ibyo usubiza byose. Ndagira nkubwire amanota wabonye. Nukuri. Teze amatwi kuyumva. Muteze yombi. Amanota wabonye rero wageze 71%. Gatsinze. Muteze yombi. Ntabwo ubi Kigali. Tora shaha ni Kigali. Tora. Muconze nayo bakuboneza induwa. Aha ni Kigali. Nyakira imfasha mwahizi. Iyi ni imfasha mwahizi. Ni akayuya. Intajoro ku mutunzi. Hanyuma nyemerere ni ikibumbiro. Iki ni ikibumbiro. Kiri mwaho ngaho. Iki ni igicuba. Ni isugi cyangwa cyarariboye? Ni isugi. Ngize ngo cyarariboye. Aha. Hanyuma rero ugiye gusubira mu byimbo byawe. Abo babyeyi nabo izi nkwano z'umuco bazijyana. Niwumva amashyi n'impundu z'urwanaga biraba byashimye. Nutagira icyo wumva ubwire pasiteri agusomera inkuru z'umuntu witwa Gahini Nabera uko amaturo yabo ngaho kimirana. Gahini ngo yatuye Imiragara, iwacu twatura Imiragara. Nta muntu ndi kumva, impundu zinikizwa zikikirizwa zigacutswa. Murakoze cyane. Ndagira ngo twakire Ishimwe Richard n'isibo bari kumwe baseruke mu gitaramo, natwe twiteguye kubakira mu mbaraga n'imbaduko nk'uko igitaramo cyacu kiri.
twabakiriye n'umusoke mu gitaramo basore. Nisubungari kandi bose n'abasore beza ndagira ngo mwegerane gutyo rwose garuka nanone hagira ugufasha iyo nkoni y'inshyimbo cyangwa inyobozo noneho umubyeyi nisingizwe wakire Richard by'umwihariko mu gitaramo mumurikire umuryango. Urakomeye muhe Karame akira umukwe kanze ngo usange ugeze ku muntu ndaza akira umukwe rwose ndaza nshimire wowe uraho ni amahoro meze neza nuko Nisingi utezeyo uyu mwana wasabiraga n'uyu kuva wagera hano uyu wasabiraga n'uyu none se iyo uza ukambwira ibintu bibiri icya mbere ukambwira ngo ndi kumwe n'abari abagore baririmba neza icya kabiri ukambwira ngo ndasabira uyu mwana uba watashye n'impamo ya muntu ubutaha nzajya mbigenza yemwe abiwacu uyu mukwe ramukanya yarambura ibiganza hariya mu muryango aba bagabo rero barakwakiriye bari ababyeyi barakwakiriye mu muryango iwacu hanyuma rero mu izina ryanjye bwite njye nitwa Muhire kugira ngo uzamure mu ntera ukwiye mu manegeka y'abasore uhereye none ushyize mu bagabo nawe ubaye umugabo urabyishimiye Fide dira na paraze mukure mu bana naze rwose baregera hino bambuye ko ari umubyeyi wa batisimu wayishimwe nawe turagushimiye kubera ko watanze inama nziza kuri uyu musore hanyuma rero Fide ntubasubize mu cyanzu ahubwo ubereke intebe y'imvunwa twateguriye umukwe wacu dore muramu wanyu nguyu. Murakoze cyane Richard ndagira ngo tambuka hano banze urambura ibiganza ushimire uyu muryango waje kugusabira umugeni babwire ngo muri abantu beza cyane Imana yabamugize. Tambuka rero hano ndagira ngo bano basaza bari imbere bihangane bagejuru buri wese aragenda gukora mu biganza bakwakira mugejuru mwese muri imbere urahera hano na pare agukurikire n'aba basore ngo baprofitiremo gukora mu biganza by'abakuru birabahesha umugisha uko umunsi wabo nawe uzagera. Mukomerezaho basore. Umuntu ufite imodoka ifite plaque RAG ya Mose igiye gukora ibitangaza uyu munsi. Ubutumwa inkoni ni uri buzamurwe mu ntera akaza akicara iruhande rwawe. Aha. Amashyi menshi kuri uyu mugabo
ati niwe pare dupangana byose kugira ngo atambuke azamurwe mu ntera. Aha, abangaba rero muri aba basore bose umukuru ninde urebye ko ari inshuti zawe? Barangana ariko no mu mpanga bamwe umukuru n'umuto. Gakuru ninde? Gakuru ni Theo. Theo dirisha wawe nataguhagarika ngahe ntabwo guhagarare hano. Theo rero ngo niwe mukuru, nagira ngo nturebere ishari mu maso, nyaboneka ni boss agiye kugukora mu ruhanga kwatureho umugisha kubwire ngo genda nawe uterete umunsi umwe bizemera. Theo tambuka. Aha, ati dirisha wanjye kwatuyeho umugisha tugende gerageza tambuka ugende hariya. Aha, urebye ubona ukurikiyeho ari uwuhe mu myaka? Ubwira amazina se ubatunga imana. Batista ngo niwe ukurikiyeho, uretse kwicara dirija. Aha, Batista nawe nibagukore mu ruhanga rwose. Nuko tugenda uterete umunsi umwe bizemera. Nyura hariya hiri. Undi ukurikiyeho ubona ari inde? Christian. Niwe ukurikiyeho rwose. Tambuka hano nawe agukore mu ruhanga kubwire ngo genda ugerageze umunsi umwe bizemera. Nyura hano uretse kwicara bose ataricara. Ukurikiyeho urabona ari inde? Yitwa Eric. Eric ari he? Nuriya? Tambuka, arabazi mwese nubwo yavuze ngo murangana ariko arabizi uko mukurikirana. Yeah.
usamata jamatera gahinda n'amanyagwa badutwaye uw'ingenzi bakobwa baduteye agahinda mbe mutoni wacu mbe mico myiza rumunaka we n'abasasaba ubasigiye nde umenyo kukubyara Janine aziyambaza nde mbe nk'abato bawe watetesheje iyo wazize iki Jidite ya nshuti yawe Janine nza mwari wacu dore usanze ukunda nawe aragukunda ntuzigere umubabaza mwari wacu dore usanze ukunda nawe aragukunda ntuzigere umubabaza rungano duhombye umwari mwiza abato muhombye umwari mwiza hanyuma ndagira ngo dushimire abasaza ba Janine n'abana b'umuryango babonye dutumyeho Janine afata inkike y'epfo ndafata iya ruguru bigaragaza ko umuryango wacu aba bana b'abahungu bawubereye maso mugere n'ubashimire ngwino ubera kuri wowe nimuze aha ni mu muryango ndababwira ibikurikiraho egera hirya zana ikiganza nibwo nimuze ari mu muryango egera hino egera hino aba rero baba bamize sida ikintu cyitwa mvirope muramu wanyu araza kuyibaha arabashimira ariko njye ibyo mvuga byo mubishyira mu bikorwa ndababwira ibikurikira hagarara nawe egera hino mushimire murebe hano mu muryango murebe hariya aba bana ni mu bakomere mu mashyi bavuka nta muntu urabakomera mu mashyi turabashimiye turabashimiye Janine ni amahoro unaduhoberana nteraho Yesu ashimwe gira umugabo uko nuko ndagushimiye Mare nawe ngwino uraho ni amahoro hanyuma nawe turagushimiye kuko kuba Janine ageze mu gitaramo ndetse n'iriya sibo y'abarumunabe n'abariya babyeyi burya Mare nabigizemo uruhare kandi nshimire ko Janine aje mu gitaramo yambaye neza
byose tubikesha Marene. Ndagira ngo Marene nayo tumukomere mu mashyi mu gitaramo. Turagushimiye. Hanyuma Jani agera hafi tera intambwe ijya imbere. Hanyuma urabona ko uyu ni umuryango mugari. Aha rero twataramye, rero bizi ko twataramye. Wamenye ibyabaye se? Ndaje mbikubwira. Mbere kandi intambwe. Aho ngaho. Aha twagize abashyitsi, turatarama, turanywa, baradutura, tubahaye umwanya w'ijambo, bakajya badutura ariko bavuga bati turasaba Janine. Aba bagabo ureba n'abariya abagore bose nabo banyoye. Uko badutura bati turasaba Janine, bakanywa. Tugeze aho rero turemera. Twemera kugusabisha. Bariya bagabo bemera ko ujya kwagura umuryango wacu kaguka. Bariya bagore bose barabyemera. Tugeze kuri nyogosenge ngo genda nawe yari umukobwa. Ibintu biba makwe. Hanyuma rero ndavuga nti uyu mwana Janine ni akaboko kanjye k'iburyo k'umuryango. Araza kunyihera amakuru. Icyo giye kukubaza rero, umuntu witwa Ishimwe Richard uramuzi? Garamuzi. Mwumvise ukuntu yemeye vuba? Nari mbonye uwo mbaza rero. Uyu mwana w'umukobwa nawe bumva ko afite amakuru. Hanyuma rero warasenze, Imana irakumva, n'umuryango turagusabisha, munsi tugiye kugushyira. Wongere mufate mushiki wanyu ntacyo bitwaye. Ese kuri kugenda gake? Harya ararwaye. Bariya basaza burabazi. Hamagara umwe azumubwire. Urahera ko uhe. Ubona afite amahane cyane bari uhera. Wa muntu wari kuri piano yari hehe? Shiribe ongera usubire kuri piano hariya nkubwire ikintu nkore. No uheraho. Ngwino hano papa, ngwino hano Richard akubwira. Wowe ese ko warakaye uyu musore ra acunze umutekano nta guseka mu kazi. Aha, hagarara hariya dukeneye ibizibiti uri kwakira ku kamverope. Rambura neza, muyirambure neza noneho uriya musore abifotore. Aha, hamagara n'uriya Risha. Uretse kugenda petit frère. Ngwino nawe hano. Nawe hagararaho, reba hariya. Mwegere hagati gatoya, ahagana hagati. Yego. Foto wayifashe? Aha. Muzi ikintu mugiye gukora? Mugiye kubwira Richard ngo urakoze cyane, mumukore mu kiganza. Nawe mukore mu kiganza. Mugiye kugira mubwire Janine ngo tugusimbuje kano kamverope nta kundi byagenda. Reka tujye kwita kuri barumuna bawe. Ngaho genda uhobere Janine. Niturangiza tubone nimero z'inkweto urenga hari. Twagiye. Duhere kuri wowe urakaye. Genda umuhobere, turangiza umubwire ngo bye sister, aho ugiye si kure tuzagusura. Muhobere gake se nturi Richard. Honda ho gake utamumena gahanga. Genda nawe. Aha. Nawe ati ka petit frère bye uransize nyine. Nawe ati kandi nta kundi nari kubigenza kano kamverope nari ngakeneye. Ngaho ni mugende tubone nimero z'inkweto murenga hariya mubaha amashyi bariya basore. Genda shama hitamo yaje cyangwa udusubiza envelope yaje.
iyo bamenye ubwenge kare bari kugumana na Janine ntibagende ngo Richard abahereze. Janine nuko nyine bizagenda, usigaye wenyine, amahitamo namwe ni Richard. Ayo marira uri kurira rero nk'uko umubyeyi yabivuze, amarira yanyu twarayamenye. Urarira n'ubundi usanga Richard nturira usubirayo. Ngaho saberayo ati njya hehe se. Richard umeze neza, wamubonye Janine ukuntu ari kwaka noneho arasa neza cyane, neza cyane. Kanguhe mikoro ngo ukoreshe ikizamini kimwe kugira ngo umugereho. Yes. Munshyireho mikoro ivuga neza. Aha, usigaje intambwe imwe. Fatira blase zivuga neza Gilbert. Aha, hari amajoro menshi waraye uteretse uyu mukobwa mwiza w'inzobe kugira ngo umugereho. Hakaba ijoro uraye umutereta, mu gitondo ukazindukira muri Nibature, bugacyo kwirirwa uyobora icyumba cy'amasengesho, nimugoroba ukongera ugatereta kugira ngo akwemere. Ntabwo biba byoroshye muri Kigali. Ndagira ngo ugiye guhitamo amwe mu magambo wamubwiye cyangwa se wumva wamubwira nonaha uyavuge umugezeho, cyangwa se no kuririmba ujye ubigerageza. Uba muri korali Moriya, nubwo batajya baguha mikrofone, uyu munsi ndayiguhaye. Niba wumva ushaka kuririmba uririmbe, ukuri buririmbe kose ntawe uri buguseke. Janine arahita yumva uri kuririmba uri gitangaza, urahitamo nayo magambo uri buvuge cyangwa uraririmba. Uraririmba abantu mutarumva Richard aririmba, nagira babwire ko mugiye kumwumva. Muriteguye? Aha, twagiye. Janine dore Imana irabikoze. Aha, muretse gato. Mbese iryo jwi wari urifite cyangwa rishimye umunsi? Ariko dirisha kubera iki mu by'ukuri Richard mumuhora iki? Abo kajyana gashiremo, urajya utambuka gake, natwe tuzajya tuguha amashyi kurinda ugeze kuri Janine. Vraiment urabona ukuntu yamwenyuye yishimye cyane. None ati basaza bagende bashake bagende. Aha. Cha. Imana irabikoze. Ibyo wibwiraga umutima wawe utatu. Ahubwo imaze igihe kirekire. Bari Imana ikabeshya. Dore Imana irabikoze. Ibyo wibwiraga umutima wawe utatu. Ubona ko igihe kirekire. Bari Imana ikabeshya. Dore Imana irabikoze. Ibyo wibwiraga mu mutima wawe ucece. Ibyo ubona ko bimaze igihe kirekire. Bari Imana ikabeshya. Hobera umwana wowe, hobera umwana ntashya bikuvuga. Hobera umwana mufungane bukwasi nta bintu by'amarembo. Amashyi nta muntu ufite ishyari hano.